mechi 2 ndani ya mechi 13 ambazo wamecheza. Kibarua cha kwanza cha kocha Borji ni dhidi ya AFC Leopards ambao watamenyana baada ya muda wa mapumziko kukamilika. Uyu munsi rero ndagira ngo mbwire abajene bahasoringa cyane nyine hasarazi abantu bafightinga kugira ngo babone ubuzima. Ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu ari byo bikubiyemo ibanga ryo kugira ngo ugere ku cyo ushaka cyangwa se to achieve your goal, kugira ngo dreams zawe, inzozi zawe zibe impamo. Ni ibintu bitatu. Icya mbere no kwihangana. Buriya kwihangana ni intwari ikomeye. Mujye mwihangana mu byo mukora. Nuhura nibishaka kugerageza ngo bikuvane mu murongo, ubyihanganire kuko patience pains but pays. Sibyo? Kwihangana ni intwari ikomeye cyane yo kugira ngo ushobore gutsinda mu buzima bwawe, ugere ku ntego uharanira. Icya kabiri no kudacika intege. Ntucike intege mu byo ukora, kabone niyo rimwe na rimwe wajya uhuriramo n'ibihombo, niyo wajya ukora bikanga, jya komeza, uhaguruka. Mu cyongereza baravuga ngo falling is not losing. Sibyo? Jya wongera nugwa, standing up, wongera ugerageze. Mu rurimi rw'abongereza rw'icyongereza baravuga ngo people who are strong, they are not those ones who are successful, but those ones who didn't give up in their careers. Sibyo? Ibyo bintu rero mubimenye, mubifate mu mutwe. Icya gatatu kirenze byose, mujye mwibuka gushyira Imana imbere, musenge. Muri mu rw'icyongereza bavuga ngo prayers heal. Amasengesho aromora cyangwa arakiza. Musenge mu byo mukora byose, mujye musenga Imana. Narababwiye ngo Imana irahari. Ushatse kumenya ko Imana ihari, jya ureba umuntu iyo yapfuye atagihumeka, batamushyizeho ya miti, umuramba ako kanya ahantu hose hari umwenge ku mubiri, hajyamo inshishi, hajyamo inyenzi, hajyamo isazi. Ariko iyo umuntu asinziriye atarapfa, ari buze gukanguka, kubera ko Imana iba ikimufiteho umugambi. Haba hakirimo ikintu kibuza bya bikoko kumujyamo. Uzarebe, rega burya niyo turyamye twasinziriye tuba dusa nkaho twapfuye, ariko uzarebe ntabwo ahantu hari umwenge ku mubiri hagibwamo n'ubwo bukoko, ibimonyo, inyenzi, inshishi, amasazi. Ni ukuvuga ngo byanga bikunda hari ikindi kintu cyo kikuri businziriye. Ariko iyo wapfuye nyagupfa, batagushyizeho ya miti, n'ubundi uburyamye ngo wasinziriye, batagushyizeho ya miti, bwa bukoko mu kanya gato bwa bugiye ahantu hari umwenge ku mubiri wawe. Iyo ni philosophy ubwumbire gutekereza ukavuga ngo ni ukuvuga ngo iyo umuntu yapfuye nubwo ameze nk'uwasinziriye, ariko yagiye kuko abatari bugaruke. Kuko iyo wasinziriye uragenda ariko ukaza kugaruka, ariko iyo wapfuye utari buze kugaruka kuko hari ikindi kiba cyakuvuyemo noneho gitandukanye nuko wasinziriye kuko uri bugaruke, batagushyizeho ya miti, ahari ubwenge hose ku mubiri hahita hajyamo ibikoko mvuze. It means hari ikindi kintu Imana iba yatwaye. Iriya ni philosophy ugomba kwiga ukavuga ngo so wa muntu utwara cya kintu ari wo wa mwuka mutagatifu tuba dufite, ari wo wa muntu nyamuntu, kuko umubiri ni igitaka, uzasubira mu gitaka. Ni Imana. Rero mu byo ukora byose ntugahakane ko Imana itariho. Mu byo ukora byose jya wibuka gusenga, ubisengere. Umugisha w'Imana urakiza. Abasoma mu migani 8:18, sibyo? Baravuga ngo uw'Imana ikunda imuha ubutunzi, ubugingo n'ubwenge. Sibyo? Ubwo rero ni ibintu bitatu ushobora gutuma utsinda, nabikubwiye, ukagera ku cyo ushaka. Icya mbere no kwihangana, icya kabiri no gukora udacika intege, naho byanze ukongera ugasubiramo, ntumanike amaboko. Icya gatatu ugashyira Imana imbere, ugasenga. Ibyo ukora byose ukabyereka Imana, ukabiragiza Imana, kuko Uwiteka aravuga ngo tera intambwe imwe unyereke icyo wakoze, nanjye nzatera 99 mufashe bicemo. Na Dawudi na Musa Imana igiye kumubwira ngo urashaka ko ngufasha ugacyura abana b'Isirayeli, yaramubajije iti ufite iki? Arayibwira ati mu ntoki mfite inkoni. Ihera kuri iyo nkoni, Imana yamubwira iti kubita iyo nkoni hasi, amazi atandukane, mukomeze mugende mwambuke. Asante sana, murakoze.
Ani wa timu ya taifa ya soka Mohamed Borji amezinduliwa rasmi kama kocha mpya wa klabu ya ligi kuu ya soka nchini Kenya, Bandari FC. Borji anachukua nafasi yake Ken Odhiambo ambaye alipigwa kalamu baada ya kusajili matokeo mabaya akiwa kocha wa klabu hiyo, ambapo Bandari wameandikisha ushindi kwenye mechi 2 ndani ya mechi 13 ambazo wamecheza. Kibarua cha kwanza cha kocha Borji ni dhidi ya AFC Leopards ambao watamenyana baada ya muda wa mapumziko kukamilika. Is good talent, maybe on structurer et building a strong team for supporter, for office, for everything. Bandari is a big team. We've got a lot of ambition, and the main is to win the league and also win silverware. And we believe the profile of the coach, Mohamed Borji, he has what it takes to win. He's a winner, and we believe he will be a great addition to help our ambition of winning the silverware within. Haya, rero niliwaambia siku zile Jumatatu Bandari wana announcement, ndio hii leo tuko naye kocha mpya hapa Muhammad. Tafadhali ya Muhammad Borji hapa, new manager for Bandari FC, head coach. Na Tariq is with us as well. Tariq, assistant manager. Ahlan wa sahlan. From Morocco, all of them from Morocco, the new managers for Bandari FC. Sasa tuko nao inshallah. We'll win inshallah. Ahlan wa sahlan. Okay. Na alowaleta huyo super agent niko naye hapa all the way from Rwanda. Alowaleta huyo ndo agent wetu bwana, super agent. Super manager ndio huyo. And our new chairman Bandari, Tofik Balala, huyu ndo alowaleta manager wapya. New beginning, Bandari naanza sasa, kila mtu maji tu. Hari utunyamakuru twa siporo njya mbona twibaraguza ngo ibi nibi ariko supermanager muje mu mwubaha, by the way. Supermanager muje mu mwubaha ni agent, ni umwagent, atari umwagent wa MTN, agent utari wa FBI, ahubwo umwagent ugurisha abakinyi. Mureba ari muri Maroc ugurisha abakinyi hirya no hino. Hari utunyamakuru twa siporo njya mbona twibaraguza ngo ibi nibi ariko supermanager muje mu mwubaha, by the way. Supermanager muje mu mwubaha ni agent, ni umwagent, atari umwagent wa MTN, agent utari wa FBI, ahubwo umwagent ugurisha abakinyi. Mureba ari muri Maroc ugurisha abakinyi hirya no hino. Ani wa timu ya taifa ya soka Mohamed Borji amezinduliwa rasmi kama kocha mpya wa klabu ya ligi kuu ya soka nchini Kenya, Bandari FC. Borji anachukua nafasi yake Ken Odhiambo ambaye alipigwa kalamu baada ya kusajili matokeo mabaya akiwa kocha wa klabu hiyo, ambapo Bandari wameandikisha ushindi kwenye mechi 2 ndani ya mechi 13 ambazo wamecheza. Kibarua cha kwanza cha kocha Borji ni dhidi ya AFC Leopards ambao watamenyana baada ya muda wa mapumziko kukamilika. Is good talent, maybe on structurer et building a strong team for supporter, for office, for
everything. Bandari is a big team. We've got a lot of ambition, and the main is to win the league and also win silverware. And we believe the profile of the coach, Mohamed Borigi, he has what it takes to win. He's a winner, and we believe he will be a great addition to help our ambition of winning the silverware within